kansingiza urwambyaye mama Rwanda rwiza Rwanda rw'imisozi u Rwanda rwacu rw'ibiyaga n'ibirunga ibiriza boroma ibihumbi byiza by'u Rwanda. Yes, tubaye ikaze mu kiganiro cyacu kiganiro ni Tembera u Rwanda na BTN. Reka mbabwire ngo by'umwihariko nkuko mumaze igihe mubimenyereye, turi mu gihe cya Covid, ni igihe kigora cyane abantu gutembera, bikomeje kugenda bibagora, ariko niyo mpamvu BTN TV ibi hari kugira ngo igende ikomeza kugenda batembereza mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Mwahaba twagiye tubageza ahantu hatandukanye, utubindi twarubona, tubageza muri Nyagatare, tubatembereza mu Rusizi, tubatembereza mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Muri kano kanya twasubiye mu karere ka Rubavu. Mu karere ka Rubavu ubwo duherukana hari ikibazo cy'imitingito ikomeye cyane. Iyo mitingito murabizi ingaruka yateje, yaba bafite amahoteli, yaba bakora ubucuruzi bugiye butandukanye, bagiye bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, ariko kuri ubu ngubu amahoro arahinda. Kuri ubu ngubu mu karere ka Rubavu ni ibintu bimeze neza cyane. Mbega nakubwira ko uretse Covid ikomeza kugenda ikoma mu nkokora abantu benshi, ariko kuri ubu ngubu nta kibazo na kimwe twavuga ko gihari. Reka dutegereze turebe ko Covid by'umwihariko igenda ibakura, cyangwa se tugenda turushaho kugenda kwiyirinda kugira ngo turushaho kugenda dukomeza gufata turushaho kureba uburyo ki dushobora kubana nayo mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Reka mubwire ngo akarere ka Rubavu ni akarere k'ubukerarugendo muri rusange, ni akarere keza cyane, ni akarere iyo umuntu yasohokeyemo ashobora kuba yagenda akabasha kuruhura umutwe, akabasha kuba n'ubwe yaruhuka, akabasha kuba yakora byinshi bigiye bitandukanye. Ariko buriya uzi gutega ukava muri Kigali ukaza ukagira relax mu karere ka Rubavu. Ni akarere gafite amazi, ni akarere gafite ibyiza nyaburanga byinshi, gafite umusozi wa Nengo, gafite brasserie. Burya n'abantu bacutuma ku gacupa, reka mbabwire ngo ya macupa yose mukomeza kugenda mwirenza burya akorwa no mu karere ka Rubavu. Ariko ibi byose ntabwo nakwibarigirwa umuterankunga wacu mukuru muri kino kiganiro, aho nakubwira ko ari Ntende Hotel. Niwe uvuga uti twebwe dusangira n'abakoramo, turi hano mu karere k'Uburasirazuba. Mu Burasirazuba turayoboye kubera ko Ntende Hotel ari twe twenyine dushobora kuba twaguha service nziza ugeze mu Burasirazuba, ariko ntabwo bibujije ko n'abagenzi bacu mu zindi ntara tugenda tugaragaza aho bagenda bakorera. Reka rero mbabwire ngo Ntende Hotel niba yabashije kuvuga ngo genda ujye kuri tere, ubashe kujye kufatanya na BTN nyine nkuko nakomeje kugenda mbibabwira, ujye kuri tere ugaragaze ibyiza by'u Rwanda, ugaragaze ibyiza nyaburanga bitatse igihugu. Ariko nanone ntuze kwibagirwa ko burya Gatsibo k'Imitoma ariho dufite igicumbi, kandi noneho by'umwihariko dufite n'umwihariko wacu yuko tubahingira umuceri uryoha cyane, ari wo wa muceri nawe mukomeza kugenda mukoresha mu mahoteli yanyu agiye atandukanye. Ubwo rero reka mubwire ngo Ntende Hotel nawe kwishimirwa cyane kubera ko aribo bavuga bati reka dufatanye na BTN TV turushaho kugenda twongera kubatera ingabo mu bitugu kugira ngo ikiganiro Tembera u Rwanda murushaho kugenda mukibona. Muri kano kanya rero twavuye mu Gatsibo k'Imitoma, aho twabakubwiraga ko turi kumwe na Ntende Hotel muri kino kiganiro, na ari yiba yashyizemo imbaraga zayo kugira ngo turusheho kugenda tugera mu bice bitandukanye cyangwa se mu ntara zitandukanye. Ariko noneho kuri uno munsi nkuko nabikubwiraga turi mu karere ka Rubavu. Mu karere ka Rubavu tugiye kuganira n'abakozi batandukanye bo muri Kivu Park Hotel. Kivu Park Hotel ni hotel ibarirwa hano mu karere ka Rubavu, ni ku mazi neza neza, ni ahantu hatuje. Ariko nabo ubwabo nubwo Covid hari, nubwo barushaho kugenda bakurikiza amabwiriza, murabizi ko kuri ubu ngubu tekawe nicyo kintu cy'ingenzi kirimo kugenda cyubahirizwa. Ariko kuba hasohokera, kuba bari mu kazi, bakomeje gahunda yabo yo kwakira abahabagana. Reka rero mbabwire ngo ikiganiro ni Tembera u Rwanda. Nshimira cyane Maisha kuri kamera, mbabwira ngo njyewe uri kuri mikoro ndi Imana Yahunda Jean Paul. Ibyishimo byawe biterwa naho wasohokeye, umutuzo wawe ugaturuka mu mbamutima kubera kuruhuka neza. Ngiye nguhitiyemo Ntende Hotel kuko niyigufasha gutuza utekanye kubera ko ariho uruhukira ukamera nk'uri muri paradizo. Ntende Hotel tugufitiye ibyumba byiza bifite igikoni cyihariye, uruganiriro uba umeze nk'uwibereye iwawe. Resitora yacu nigaruka wiyongeze. Ngwino ubona ibanga ryacu rihuruza amahanga: inkoko, ifirobwa ako kanya, igiti, coffee shop, ibyumba by'inama, aho gukorera ubukwe. Tunagukorera kandi outside catering. Nta mayobera hari kuko ni muri Gatsibo
Rugarama ni ku muhanda neza neza. Wanaduhamagara kuri 078 75 19 7 cyangwa ukatwandikira ugakoresha reservation. Yes, twongeye kugaruka n'ikiganiro cyacu rero muzi ko narimaze kubabwira ko turi muri Kivu Park Hotel aho tugiye kuganira na boss wa Kivu Park bamwita Rukinirwa Eric. Araje atubwire byinshi aduha ubuzima bwa Kivu Park, atubwire uburyo ki hotel yatangiye, atubwire uburyo ki bakomeje kubana mbere na mbere kuri ubu nkuko nakomeje kugenda mbibabwira. Dufite icyorezo cya COVID, ariko se COVID ni iki turi bukore kugira ngo turusheho kubana nayo kandi business z'abantu ntizihagarare, yaba bakora ariko na leta by'umwihariko nkomeza kusaba leta ko ikomeza kuturebera. Ndabizi ko ari ababyeyi ariko barebe ese ni gute barwiyemeza mirimo, ni gute abikorera ku giti cyabo, ni gute abantu bose bafite aho barimo kugenda bahura n'ingaruka za COVID barushaho kugenda bakaturebera muri za nama twicaramo, barebe niki cyakorwa kugira ngo turushaho kurwana na COVID kandi turushaho kubana nayo mu rwego rwo kugira ngo turushaho kugenda natwe twizamura mu bukungu bwacu. COVID yaraje dukoma mu nkokora, hari ibigega byinshi byashyizweho, barwemeza mirimo nibarebweho bitabweho. Rero tugiye kureba ese Rukinirwa Eric gute akora business ya hotel. Murabizi ko hotel management ni ibintu ni serivisi zihabwa ba mukerarugendo, zihabwa abantu benshi basohoka, zihabwa abantu muri rusange. Iyo umuntu ashaka kuruka burya aruhukira muri hotel. Rero tugiye kumenya byinshi kuri Kivu Park. Murabyumva ko Kivu, iyo wumva Kivu uhita wumva amazi. Aratubwira rero byinshi mu buryo bugiye butandukanye. Reka dutangire tumuha ikaze mu kiganiro cyacu, noneho mukanya atubwire byinshi kuri Kivu Park. Muri kuri mwakongera mukibwira abadukurikiye kugira ngo noneho bamenye ese bamenye nimba ariko ko ari Eric turimo kuvugana. Murakoze. Murakoze Jean Paul. Nitwa Rukinirwa Eric nkuko wari ubivuze, nkaba ndi boss wa Kivu Park Hotel, the owner mu ndimi z'amahanga. Murakoze cyane. Kivu Park rero hotel ni hotel nziza cyane iri ku mazi ku Kivu. Abatahazi neza mu nzira umuhanda werekeza kuri brasserie haruguru Tamutamu gatoya. Dufite rero amacumbi, dufite sale z'inama, dufite restaurant, bar byiza, tukagira n'amafunguro meza. Twakira abantu batugana baje gucumbika, baje mu nama ko naho dufite n'isale z'inama. Nuko wenda muri iki gihe bitemewe. Muri gihe hariho amabwiriza y'uko icyorezo cya COVID gikomeje kudukoma mu nkokora, ariko si ibintu bizahora, ni ibintu tugomba kumenya kubana nabyo, tukirinda ko hari umuntu wahagirira ikibazo. Dukurikiza amabwiriza yo kurwanya COVID. Tugategurira abantu batandukanye, tukareba ko abantu bakarabye mbere yo kwinjira, n'ibikoresho bigatunganywa ku buryo akazi gakorwa na wa wundi waje atugana ibyamuzanye akabigeraho kandi anezerewe. Umuntu ashobora kwibaza ngo noneho Kivu Park ni iki muri rusange. Impamvu mbaza ngo Kivu Park ni iki, turumva mu ijambo park, tukumva mu ijambo Kivu. Ndagira ngo umuntu ukurikiranye Tembera u Rwanda abashe kumenya ubundi Kivu Park ni iki. Nibyo, Kivu Park ni hotel iri mu rwego rw'inyenyeri ebyiri, ikaba iri hafi n'Ikivu nkuko nabasobanuriye. Akaba ari ahantu heza ushobora kwagera rwose ukanezerwa, hari amahumbezi ava mu kiyaga tugeraho, hari ibiti byiza nkuko mubibona, aho umuntu rwose yaza akaruhukira. Ikaba ari hotel imaze kugira ibaye ubukombe ifite imyaka irenga 5. Rwose ku burambe ntawahiga turusha mu karere. Okay, noneho reka turebe muri rusange. Nshimira cyane Maisha kuri kamera, mbabwira ngo ino ni BTN TV, ikiganiro ni Tembera u Rwanda. Kuri uno munsi turacyari mu karere ka Rubavu,
ubushize duherukana tureba ku mitingito yari yarashigeshe aka karere muri rusange ariko kuri uyu munsi noneho twagarutse tureba nubwo turi muri covid ariko mubizi ko BTN ibi hari kugira ngo ikomeze kugenda yegera abarwemeza mirimo batandukanye abari muri services z'ubukerarugendo murabizi ko ubukerarugendo ntibwahagaze ahubwo burakorwa hubahirizwa amabwiriza ya covid amabwiriza ya covid reka noneho turebe tumaze kumva ubwema cyangwa se introduction ya Kivu Park Hotel mubona kuri ubu ngubu nubwo ubukerarugendo tuvuga ko butahagaze umwihariko wa Kivu Park Hotel mu bukerarugendo kuri iki gihe nubwo turi mu bihe bya covid services mubona zarakomwe mu nkokora gute ni mubasha gusurvivinga gute murakoze murakoze mu by'ukuri covid yahinduye business ya hospitality cyane business nyinshi ku isi hose ntabwo ari mu Rwanda gusa ni domaine zitandukanye zose zagizweho n'ingaruka ya covid-19 Yes, nyuma rero kuganira na boss wa Kivu Park by'umwihariko bwana Eric yatubwiye byinshi bikorerwa ahangaha ariko kuko nari nabararitse nari nababwiye ko turibuza no kuganira na bamwe mu bakozi bo muri kino kigo cya Kivu Park by'umwihariko reka rero nkubwire ngo ino ni BTN TV ikiganiro cyo ni cya kindi nkuko nabikubwiye ni Tembera Rwanda kuri uno munsi twasubiye mu karere ka Rubavu nyuma y'imitingito nyuma y'ibiza byinshi bakomeze kugenda bahura nabyo kuri uno munsi turimo kureba ese koko izi ngaruka za covid zakomeje kugenda zibageraho izi ngaruka z'imitingito zakomeje kugenda zihagera ni gute bakomeje kugenda bihanganira guhura na bino bibazo turi kumwe rero na madame cyangwa se n'umukobwa mwiza cyane ukora hano muri Kivu Park witwa Aurore aranaza kutubwira irindi zina rye by'umwihariko anatubwire nimba hari nakandi kabyiniro bamwita rero Aurore ni umukobwa ukora muri kino kigo cya Kivu Park niwe namwita barwoman cyangwa se akaba ari ukora muri services zijyanye na resto bar muri rusange Aurore tuguhe kaze mu kiganiro cyacu murakoze cyane BTN ni Twineza Aurore Uwineza Aurore ndi umukozi hano muri Kivu Park nagira noneho nka Aurore by'umwihariko utwibwirire ubundi Aurore ni muntu ki Aurore ni umukobwa wize ibijyanye na hospitality akaba bimazemo imyaka igera muri 3 nkaba nkora hano muri Kivu Park nka barwoman murakoze hanyuma noneho ndagira ngo nkawe nka experience yawe nk'umukobwa ukora muri hospitality ndagira ngo tubwire ubundi kugira ngo umuntu yumve ko atanga service nziza muri hospitality nuko haba habaye iki kugira ngo umenye ko watanze service nziza utanga service nziza ku buryo n'umukiriya abishima ariko nawe iyo watanze service nziza uba wumva wishimye igihe umukiriya yabonye ibyo yakwatse byose ukaba wabimuhereye ku gihe utamutindije ku buryo nawe uvuga ati service wampaye nayishimiye wakoze hanyuma noneho reka tugaruke muri service zitangirwa aha nkawe nka Aurore ubundi service udushya mugira n'utuye muri service mutanga udushya nuko twihutisha ibintu umukiriya akabibonera ku gihe ku buryo nyine yishimira service twamuhaye ntago tuvuga ko wenda ni nk'agashya wenda dufite ahangaha kuko ntago dutinze ibintu tugendera ku gihe muri make hanyuma iyo ugize nk'ibyago umukiriya akaza kugira akaba yakubwira nk'ikijambo kibi tuzi ko hari abagabo bumva ko umukobwa ukora muri bare hari ukundi akaba yaza akagusagarira nawe urabyumva ibyo ndimo ndagenda nganishaho icyo gihe bibaye kutyo byitwara mute nk'umukobwa uriya experience ufite mu kazi nayo iba ubumaje kumenyera navuga ko nk'imyaka 3 mbimazemo ibyo ngibyo bibaho kenshi cyane ariko ufite uburyo byitwaramo ngo ukamenya ko hari abakiriya ubona nyine iyo baje banywe inzoga ntago bari kunywa amazi naho ubona ko atari ibyo nago bari bo babyikoresheje yego ubona ko ari ikindi kintu kiri kubakoresha nyine urabyihanganira urabyihangana ariko abantu benshi b'iki gihe n'abasirimu cyane ntago bikikunda kubaho yego iyo bibayeho noneho nk'umuntu ubushinzwe kuvuga ngo umukiriya ni umwami hakorwa iki
icyo nicyo kibazo ndimo ndagenda mbaza kugira ngo n'umuntu ukurikiye ikiganiro yumve ko za mpungenge ese umuntu uramuhuga uramutuka bigenda gute. Oya, umukiriya ni umwami koko. Iyo bibayeho nyine nawe ureba kondisiyo bibereyemo, ukareba kondisiyo umuntu arimo, wabona umuntu ari muri kondisiyo mbi ukaba wabyihanganira, cyangwa se wabona ko abikoze ku bw'ubushake ubona ko atari muri kondisiyo nziza, ukaba wamubwira muri disipurine, ukamubwira ko wenda ibingibi n'ibingibi bitari bikwiye, ukamubwira neza muri disipurine. Urasaba iki abakozi bagenzi bawe bakora no mu zindi serivisi no mu yandi mahoteli, ni iki basaba kuri ubu ngubu? Icyo nabasaba ni uko bakomeza gukurikiza amabwiriza, bagakurikiza ingamba duhabwa n'ikigo cy'ubuzima, tugakomeza tukirinda, tugakomeza tugakurikiza gahunda kugira ngo turebe ko iki cyorezo twagitsinda. Nitugitsinda tuzasubira mu kazi kacu, twongere dukore nk'uko byari bisanzwe. Inama nabagira nuko bakurikiza amabwiriza duhabwa na leta. Kivu Park rero iri ahantu heza nk'uko nabibwiraga, Gisenyi rwose mu gihugu cyacu, iri mu mijyi ya mbere mu gihugu cyacu y'ahantu nyaburanga. Hanyuma turacyari mu kiganiro cyacu, ikiganiro n'itembera Rwanda, tubibutsa ko ngewe uyoboye ikiganiro Ndimana Jean Paul, nshimira cyane Maisha kuri kamera. Ino ni BTN TV. Reka nkubwire ngo mu kiganiro tembera Rwanda tukuzengurutsa u Rwanda muri rusange, ariko mbibutsa ko mu minsi iri imbere Covid nigenda neza turaza gutangira kubatembereza East Africa ndetse na Afrika muri rusange, aho tuzajya tujya mu bindi bihugu tukabereka ese ni gute ubukerarugendo byo mu bindi bihugu bimera. Ibyo rero ni gahunda BTN iba yaragiye yiha ndetse n'abafatanyabikorwa bayo muri tembera Rwanda by'umwihariko. Mbibutsa ko Kivu Park kuri uno munsi niyo yakiriye iki kiganiro cya Tembera Rwanda, aho bakomeje kutubwira byinshi bikorerwa hano mu karere ka Rubavu ndetse bakanatubwira umwihariko wa Kivu Park muri rusange. Reka rero dufate akaruhuko gatoya, dutumikira badutumye, mu kanya turagaruka bakomeza kutubwira ibyiza bya hano ku Gisenyi, Rubavu nk'uko musanzwe mubimenyere, ndetse banatubwira ese n'utuye dushya tuboneka muri Kivu Park Hotel. Ibyishimo byawe biterwa n'aho wasohokeye, umutuzo wawe ugaturuka mu mbamutima kubera kuruhuka neza. Ngiye nguhitiyemo Nende Hotel kuko niyo igufasha gutuza utekanye kubera ko ariho uruhukira ukamera nk'uri muri paradizo. Nende Hotel tugufitiye ibyumba byiza bifite igikoni cyihariye, uruganiriro uba umeze nk'uwibereye iwawe, resitora yacu nigaruka wiyongeze. Ngwino ubona ibanga ryacu rihuruza amahanga, inkoko ifirobwa ako kanya, igiti, coffee shop, ibyumba by'inama, aho gukorera ubukwe. Tunagukorera kandi outside catering. Nta mayobera hari kuko ni muri Gatsibo, Rugarama, ni ku muhanda neza neza. Wanaduhamagara kuri 078 75 19 7 cyangwa ukatwandikira ugakoresha reservation. Yes, turagarutse n'ikiganiro cyacu, turacyari muri Kivu Park Hotel. Kivu Park Hotel kamubwire ngo ni hoteli ya mbere hano mu karere ka Rubavu. Niyo hoteli ba mukerarugendo bashobora kuza bagatoramo akayaga kameze fresh kubera ko bafite jardin nziza nk'uko mugenda mubibona kuri televiziyo yanyu, ndetse kandi reka mbabwire ngo bafite ibyumba bigiye bitandukanye, biri single, bya bindi biri VIP. Uko waza kose ukeneye serivisi yose nk'uko tugiye kubyinjiramo neza, none banatubwira serivisi zitangirwa muri Kivu Park. Turagenda tumenya akantu ku kandi, tumenya ikintu ku kindi. Nawe ubwawe aho uri hose, waba uri Rusizi, waba uri mu majyaruguru, waba uri Burengerazuba, reka nkubwire ngo BTN irahari kugira ngo ibashe kugutembera igeraho ngaho wereka abanyarwanda umwihariko wanyu. Reka rero noneho tugaruke nanone dukomeza tuganira na Eric, akomeza tubwira byinshi byiza bikorwa hano muri Kivu Park. Bwana Eric, ndagira ngo tuongere noneho tugaruke tureba twani nyuma yo kwamamariza badutumye. Nyakubahwa Eric, ndagira ngo noneho Kivu Park tuyive muzingo, utubwire serivisi zihatangirwa kugira ngo umunyarwanda aho ari na wa muzungu aho azava turuka. Dufite abagide batembereza ba mukerarugendo, nabo byonyine bongere bumve bwa bwema bwa Kivu Park. Murakoze cyane. Murakoze Jean Paul. Rwose nk'uko wari ubimbwiye, nk'uko wambazaga hano, ukurikije serivisi zitangwa n'ahandi, ngira ngo nawe wabyiboneye, n'abagiye bahava babonye ukuntu babyishimiye, nta n'umwe ugenda atanyuzwe.
icyo kintu ni ibintu ni nacyo cy'ingenzi tugomba guharanira muri gahunda zacu, guha umukiriya serivisi nziza, tumwakirana na yombi. ya gahunda ya RDB iyo gahunda tuyishyira mu bikorwa. Uje muri Kivu Park uza wisanga harimo rero ibyumba byiza byo kuruhukiramo. Ibyumba byacu birimo kategori 3. Kategori ubwo nayita mu byiciro wenda ibyiciro bitatu. Hari ibyumba byiza cyane twita deluxe. Iyo niyo kategori ya mbere. Hakaba ibikurikiyeho bya standard, hakaba n'ibindi economic rooms. Ku bushobozi rero kwa buri muntu wese utugana, ndumva gahunda yanyu igenda na ya myanya yo muri Rwanda. Muri Rwanda ni izo standard uvuze niko naho biba bimeze. Ko bimeze ibyo byiza ku muntu umwe na amadolari 50. Ibyo ya standard amadolari 30. Economic n'amadolari 20. Hose rero haba harimo ifunguro rya mu gitondo ku muntu umwe, uherekejwe hiyongeraho arishyurira amadolari 10 kugira ngo nabo bashe kuza kubona complete. Mbivuze mu madolari ariko no mu manyarwanda turafata, ni nayo dufata. Ariko buriya ba mukerarugendo hanini kubera ko tuba tugomba kubagarira yose. Urumva iyo tuvuze muri currency ziri international biroroha. Nibwo byo urakinsubira nicyo nagiye gukurikizaho muri make. Kuko ni hoteli yakira abantu baturutse isi yose impande zose. Tuba twarabyamamaje kuri website, mu itangazamakuru, ahantu hose. Ntabwo rero bose bumva amanyarwanda ngo bayamenye. Niyo mpamvu nankubwiye gutyo ko mu madolari ariko nayo mbivuze, ariko no mu banyarwanda turayakira kandi ibiciro ni ibyo ni 50,000 ni 30,000 20. Kwa niteke iriya zari nk'abandi front office manager wa Kivu Park Hotel. Hanyuma iyo umukiriya ageze muri Kivu Park Hotel na front office ni iki itukora? Bene mbere ikabura abatwa mu ikaze, kakaza ukamuha ikaze ukamubwira yuko ari karibu muri Kivu Park Hotel. Tukamubaza serivisi ashaka, akadusobanurira yamara kutubwira serivisi ashaka, tukaba twayimugezaho nta kibazo. Noneho twajya tugaruke muri mu bwiza cyangwa se no mu bwema bwa Kivu Park Hotel. Muri rusange iyo umukiriya aje nka Kivu Park ari mushyashya, mukora iki? Se murabanza mukamusobanurira Kivu Park yariyo. Muri rusange duhe ku buzima bwawe hano nko mu kazi gukora ka front office ku mukiriya uje bwa mbere atari wa wundi usanzwe hasi. Umukiriya uza yizanye atabuze booking, akaza nk'umuntu umurangiye, ubwo araza tukagwe afite kuba yahera wenda we akaba yakobaza, cyangwa se ubwo akaba afite umwanya ukamusobanurira ibyo hoteli itanga. Dufitemo restaurant, tukagiramo ibyumba accommodation, tukagiramo sauna, tukagiramo massage. Ibyo byose turabikora nk'ubu murabizi ibihe turimo. Hari ibintu bimwe twabaye duhagaritse nka massage ngo ntiyakorwa, sauna ntiyabikoze, ariko izo serivisi zose tuhanga muri Kivu Park Hotel tuzigeramo byose ukabimubwira, we noneho akagira gute agahitamo serivisi yumva akeneye muri zo ngizo mwe mwaba mutanga. Nyuma yamara kukubwira mukemeranya akaba iyi serivisi ukaba yamugezaho nta kibazo. Kansingiza Rwanda rwiza, Rwanda rw'imisozi. Nanjye ubwanjye ariko barampamagara cyane ko abanzi henshi hatandukanye. Yego. Bazi serivisi nziza nabagezagaho. Yego. Kumenya rero ko ari ubushongore n'ubukaka bwawe baza babukurikiye. Nimero yanjye rero y'akazi kandi yanjye bwite ihoraho ni 0782 35 35 23. Ndumva niza 30 bizitandukanira ku mibare mito ya cyane. Byose nyine babisanga muri Kivu Park. Ntabwo tugomba kugora umukiriya, banayifata mu mutwe. Muri izo zose nta nimero ikomeye. Ibiyaga byiza
umukiriya waje agenda anyuzwe kuri twese kandi guhera ku mukozi wo hasi kugera ku wo hejuru. Yego. Tuzi neza ko umukiriya ari umwami koko. Twabishyize mu bikorwa. Yes, reka rero nkomeze nshimira cyane bwana Eric, reka tugushimire ku kiganiro cyiza uduhaye muri kano kanya. Urakoze cyane bwana Jean Paul. Yes, nyuma rero kuzenguruka muri Kivu Park Hotel aho twakomeje kugenda tubereka ibyiza byinshi bigiye bitandukanye bya hano mu karere ka Rubavu, aho twabagejeje ku Kivu muragenda mwirebera uburyo cy'amazi y'Kivu ameze, ariko turagaruka noneho tugera hano kuri Kivu Park. Kivu Park twabwiye ko ari hotel iri hano mu karere ka Rubavu, ni ku mazi neza neza, aho abantu bashobora kugenda bakaruhukira bagakora cyangwa se bagafata umwanya wabo kugira ngo bitekerezeho banabasha gukora business zabo mu buryo bugiye butandukanye. Reka rero nkubwire ngo ikiganiro cyacu Tembera Rwanda cy'uno munsi twari twagikoreye hano muri Kivu Park, aho twagiye tunyura mu maserivisi agiye atandukanye ndetse tunareba ese ingaruka za covid ni gute zikomeje kugenda zibakoma mu nkokora, ariko nizihe ngamba bafite zo kugira ngo barusheho kugenda babana n'iki cyorezo cya covid, ndetse banashaka uburyo nabo bwabo business yabo itakomeza kugenda ijya hasi, ahubwo bakagenda bafata ingamba nabo bwabo ku giti cyabo. Reka rero nkubwire ngo ikiganiro Tembera Rwanda ugitegurwa na BTN ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye bari muri kino kiganiro, kandi nkubwira ngo ibyiza byose ubibona iwacu. Reka rero nkubwire ngo Kivu Park Hotel mukuru no musi no twari turi, nkubwira ngo komeza ubane natwe mu bihe byose bizaza ndetse n'igihe cyose turimo. Babwira ngo bye bye, nshimira cyane Maisha kuri kamera, nge nari Imana Nkunda Jean Paul. Bye bye, ciao ciao, Imana ikomeze kubarinda, mukomeze kugira ishya n'ihirwe. tubafitiye serivisi zitandukanye. Aha turi hari ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya. Muri Rwanda hotel uhageze araryoherwa. Ikaze muri Nende Hotel. Nende Hotel iherereye mu karere ka Gatsibo, ni mu ntara y'Uburasirazuba. Uhageze ahabonera ibyiza byinshi, ibiryo bitandukanye, amafi, inkoko ndetse n'ibyumba by'akataraboneka. Ola, Nende Hotel ni iya mbere